rwego hari gukorera abanyeshuri magana abiri na cumi na batandatu bari mu byiciro byombi by'amashuri yisumbuye, icyiciro rusange ndetse n'icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Ubutumwa rero tuba twabahaye ni ukubifuriza amahirwe nk'icyo cya mbere, ariko nanone no kubibutsa ko iri suzumabumenyi bari gukora cyangwa se ibizamini ni ibizamini biba byavuye mu masomo bize. Ni ibizamini byateguwe hashize igihe, bitegurwa no ku bufatanye bwa NESA ndetse n'abarimu babo. Tukaba twumva ko ari process yagenze neza. Ikiba gisigaye rero akaba ari ukubifuriza amahirwe masa ndetse no kubasaba gukora uko tubibatezeho. Ubundi basanzwe dufite abanyeshuri biga neza kandi twizera ko ibizamini n'ubundi bari bubikore neza. Ibijyanye n'imyiteguro wenda uno mwaka uri mu myaka itatu ishize y'amashuri. Uno mwaka twavuga ko ari wo mwaka utarabayemo ibibazo byinshi cyane, ngira ngo murabizi ko mu myaka ibiri y'amashuri bibuka ko nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri urebye inyuma gatoya, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abanyeshuri bari batangiye umwaka mu kwa mbere, hashize igihe haza lockdown n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye. Kugira ngo umwaka w'amashuri murabuzi ko watangiye harimo ibibazo bya covid, harimo za lockdown n'ibindi. Hanyuma n'umwaka wakurikiyeho nawo twari tukiri kurwana n'ibyo bibazo, ariko navuga ko uno mwaka uyu mwaka w'amashuri wo nta bibazo byinshi byagaragayemo. Twizera ko abanyeshuri babonye umwanya wo kwitegura neza. Ahari hagiye hari ibindi bibazo bimwe, twagiye tugira ibibazo nka bimwe by'abarimu n'ibindi, ariko twizera ko abanyeshuri babonye umwanya wo kongera kwitegura. Tukaba twizeye ko nta kibazo kidasanzwe kiriwe muri ibi bizamini. Gahunda y'uburezi budaheza uyu munsi wa none bivuze ko no mu bakora ibizamini hashobora kuba harimo abafite ubumuga. Ese kuko barahari bazafatwa gute? Birumvikana ko mu banyeshuri dufite harimo abanyeshuri bafite ubumuga, harimo ubumuga butandukanye, ndetse n'ejo bundi twarebaga aho ibizamini biri gutegurirwa, harimo ibizamini biba binanditse muri buriya buryo bukoreshwa n'abatabona cyangwa se abafite reduced visibility cyangwa se batabona neza. Ibyo bizamini nabyo birategurwa, ariko nanone tuba dufite n'abandi bantu hirya no hino mu gihugu biteguye kuba bafasha uwagira ikibazo cyihariye. Ubu ngubu muri rusange hirya no hino mu gihugu muri O level na A level hari abanyeshuri barengaho gato 199. Bivuga ko nyine ari muri O level no muri A level, ariko muri A level ngira ngo murabizi ko harimo n'ibyiciro nanone bitandukanye. Harimo abari muri TVET, hakaba harimo abari muri TTCs, aya mashuri yacu y'inderabarezi, hakaba harimo n'ibyo byiciro bitandukanye byo muri A level, ariko abanyeshuri bose ni 199. Ikigo ni kimwe mu bigo byubatswe na UNICEF muri 2003, ariko bigaragara ko inyubako zisa nkaho zishaje no kutagira ikibuga cy'umupira abana bakinira. Na minisiteri hazakorwa iki kugira ngo n'abandi bazakore bafite stabilité? Ikijyanye na infrastructure z'amashuri cyo ngira ngo murabizi ko ni urugendo ruhoraho. Hari amashuri dufite birumvikana ashaje cyangwa se yakuze, ibyo ngibyo tugenda tuyasimbura uko ubushobozi bugenda buboneka. Ariko ngira ngo mwanabizi ko mu myaka ibiri ishize twongereye cyane ibyumba by'amashuri, ndetse murabizi ko twongereyeho amashuri 650 arenga. Akaba ari muri urwo rugendo dukomeza kugira ngo abanyeshuri bacu babe bashobora kugira aho bigira, cyambere bashobora kuba bagira aho bigira kandi heza. Urwo ni urugendo rukomeza rero, ntabwo twavuga ko ari urugendo turi burangize uno munsi, ariko uko ubushobozi bugenda buza niko tugenda dushobora kuba twakongera izo infrastructure.